tumenye Bibiliya. Iki ni ikiganiro utegurirwa na Dr. Verenano Makigi ukakigezwaho na Trans World Radio. Soma kandi wige Bibiliya usobanukirwe ijambo ry'Imana. Uraho neza nshuti muvandimwe uteze amatwi ikiganiro tumenye Bibiliya. Amahoro y'Imana nabane nawe. Kaze muri iki kiganiro ugezwaho nanjye Parfait Ntambutsa. Mu kiganiro cy'ubushize nakubwiye ko Kristo yahaye ubutumwa Yohana ngo amenyeshe amatorero 7 yo muri Aziya nto ibyerekeranye n'uko bagomba kwitwara. Kwikubitiro tukahabona urwandiko Kristo yoherereje itorero rya Efeso. Mu kiganiro cy'uyu munsi rero ndakubwira uko Efeso ari itorero ryarangwaga n'umwete no kwihangana ndetse batangiye bakunda Kristo ariko birangira batangiye gucika intege. Nyemerera tubanze dufata akaruhuko mbere yuko ngaruka kwinjira neza mu isomo ry'uyu munsi. Ukomeze gufashwa mu izina rya Yesu. Transworld Radio. Oh, Transworld Radio. Transworld Radio. Transworld Radio. Sambirana, 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 Usemera. Sambirana, 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 Usemera. Imani hafi icyubahiro. Urakoze kuguma hafi y'inyakiramajwi yawe wiyumvira ikiganiro tumenye Bibiliya. Efeso ntabwo wari umujyi mwiza gusa ahubwo wari n'umurwa mukuru mu ntara za Aziya. Ukaba waritwaga ibyishimo by'ukuri bya Aziya cyangwa se umucyo wa Aziya. Efeso wari umurwa mukuru mu by'iyobokamana ndetse no mu bucuruzi kuko ryari ihuriro ry'ubucuruzi bwo mu burasirazuba no mu burengerazuba bw'isi, ni ukuvuga Aziya n'Uburayi. Igihe Paulo yamanukaga umuhanda werekeza muri Efeso yitegereje ukuntu wubatse neza mu mabuye y'umweru. Nuko ariho agenda abona umujyi wa Efeso ugizwe n'amazu meza n'insengero nziza hamwe n'amasoko adasanzwe. Ubwo Paulo yakomezaga gutambuka mu mayira ya Efeso yabonyeyo kandi isoko rinini cyane ndetse imbere y'iryo soko hari inzu y'imyidagaduro nini cyane yicaragamo abantu 20,000. Ibumoso bw'umuhanda kandi hariho indi nzu nini y'imyidagaduro yicaragamo abantu 100,000. Muri icyo gihe abantu bagera hafi 1,000,000 cyangwa 2 bashoboraga kuba bari gutemberera muri Efeso. Ni muri uyu murwa rero wa Efeso Paulo yakozemo ivugabutumwa rikomeye cyane, kandi naho Yohana yabereye pastori cyangwa se umushumba w'itorero. Uyu murwa wa Efeso wabanje kubakwa bwa mbere n'abitwa aba Anatolians. Bawubaka hafi y'urusengero rw'Imanakazi yitwaga Diana kuko ariyo basengaga. Urusengero rwa Diana rwa mbere rwari rwubatswe mu biti kandi rwari hafi y'inyanja. Nuko amazi aza kurusenya ruhereye hasi. Muri icyo gihe uruzi rwitwa Kaisteri n'urundi ruzi ruto rwitwa Maenderi byashoboraga guteza icyondo muri ako gace kari kubatsemo urusengero rw'Imanakazi Diana. Mu gihe cya Alexandre mukuru ibi byondo nkubwira byaje gutera maze byuzura mu rusengero. Ndahamya ko Ubugereki ari kimwe mu bihugu bikikijwe n'ibibaya byinshi cyane, kandi habayeho n'ibishanga byinshi kuko biterwa n'inzuzi nyinshi zikikije icyo gihugu cy'Ubugereki. Igihe Alexandre le Grand cyangwa se Alexandre mukuru yafataga umurwa wa Efeso, hagati aho ariko nakumenyesha ko urusengero rwa Diana rwatwitswe mu ijoro Alexandre le Grand yavukiyemo. Alexandre mukuru nanone agifata Efeso yahaye umwe mu bajenerale be bari bakomeye witwaga Lysimachus. Nuko uwo mujenerale yimurira abantu gutura ku misozi, kandi aho niho amatongo y'uyu murwa abonekera cyane uyu munsi, kuko Efeso ni umujyi wa kera wabayeho mbere gato yuko Paulo atangira kuvuga ubutumwa. Iruhande rw'urusengero rwa kera rwa Diana niho Alexandre mukuru yazamuye urundi rusengero rushya rwa Diana rwaje kuba mu mubare w'inyubako zari zitangaje mu isi ya kera. Hanze y'urwo rusengero rwa kabiri rwa Diana rwubatswe na Alexandre mukuru hariho inkingi zirenga 100 zikaba zarapimaga intambwe 56 z'uburebure. Amarembo y'uru rusengero yarakozwe mu biti, naho inkuta z'urwo rusengero zikaba zari zikozwe mu mabuye yitwa Parian.
hanyuma igisenge cy'urwo rusengero kikaba cyari gikozwe mu biti by'imizabibu by'ikupuro. Uru rusengero rwa Dayana rwakoreshwaga nka banki yo muri Aziya kuko niho habikwaga amafaranga yose. Kuri uru rusengero kandi hariho ibishushanyo byerekana abantu bamenyekanye mu mateka y'isi nka Praxiteles, Phidias, Scopas na Polycletus. Ishusho y'umunyabugeni wa Alexandre mukuru witwaga Apelle nayo yari ihari. Hirya y'umwenda ufite ibara rya mauve niho hari ishusho y'Imanakazi Dayana wafatwaga n'Abagereki ko ari Imanakazi y'uburumbuke. Dayana yari Imanakazi ifite amabere menshi, ifashe intwaro y'icyuma mu kuboko kumwe, ifashe n'ikindi cyuma cyitwa trident mu kundi kuboko. Iyi Imanakazi yitwaga Dayana yo muri Efeso yari yubashywe cyane ku buryo bamwe bayirataga muri aya magambo bagira bati Imanakazi Dayana y'Abanyefeso irakomeye. Dayana nicyo cyari ikigirwamanakazi cyubashywe cyane mu mana z'abapagani. Urusengero rw'Imanakazi Dayana rwari rukubye inshuro enye urusengero rwitwaga Parthenon rwo muri Atene. Ariko nyuma uru rusengero rwaje gusenywa n'abitwa Abagati hari mu mwaka wa 256 nyuma y'ivuka rya Yesu Kristo. Ariko nyine birumvikana ko mu gihe cya Paulo uru rusengero rwa Dayana rwariho. Shuti yanjye, niba ukeneye kureba inyubako zitangaje zabayeho mu mateka y'isi, uzajya muri Istanbul ahitwa Hagia Sophia. Uzasangayo ibintu nyaburanga byavanywe mu rusengero rw'Imanakazi Dayana, bikuweyo n'uwitwaga Justinian, ari nawe waje kubaka iyi nyubako izwi ku izina rya Hagia Sophia. Ibi byose nkubwiye bihamya neza ko urusengero rw'Imanakazi Dayana rwari rwiza cyane bihebuje. Hafi aho rero ku rusengero rwa Dayana hakorwaga ibikorwa bibi cyane biteye isoni. Dayana nicyo cyari ikigirwamanakazi cyasengwaga n'abantu benshi muri icyo gihe. Abasengaga Dayana bakoraga imihango mibi cyane yo gusambana no kunywa inzoga ku rwego rwo hejuru, kugeza ubwo nyuma yaho gusambana byaje guhinduka nk'ibisanzwe mu rusengero rw'Imanakazi yitwaga Dayana, nuko bituma izina rya Dayana rihinduka, ntiyakomeza kwitwa Dayana ahubwo yitwa Sibel. Paulo yageze muri Efeso ubwo yari agiye gutangira urugendo rwe rwa gatatu rw'ivugabutumwa. Ijambo ry'Imana ryamamajwe mu gihe kingana n'imyaka 2 mu ishuri ry'uwitwaga Tiranus. Nuko bituma Paulo yandika ngo, kuko nugururiwe irembo rinini rijya mu mirimo ikomeye kandi abandwanya bakaba benshi. Aya magambo yanditse mu rwandiko rwa mbere Paulo yandikiye Abakorinto ibice 16 ku murongo wa 9. Nyuma yaho Yohana witwaga intumwa y'urukundo, akaba kandi yarazwiho akazina kavuga ngo n'umwana w'inkuba, yaje muri Efeso aba umushumba cyangwa pastori w'itorero ryaho. Nyuma yaho kandi yaje gufungirwa ku kirwa cy'Ipatimo, ahamara imyaka igera ku 10. Iyo myaka ishize Yohana asubira muri Efeso. Urusengero rwa Bazilika rwa Yohana Mutagatifu ruherereye ku musozi wahoze ari umujyi wa Efeso, bivugwa ko rwubatswe hejuru yaho bashyinguye intumwa Yohana. Umwami Yesu Kristo yohereje ubutumwa itorero ryo muri Efeso ryariho rigendera mu bikorwa bya gipagani no mu mwijima. Ndagira ngo wumve ubutumwa Kristo yahaye abo mu itorero rya Efeso, kuko ntekereza ko bwari ingenzi cyane. Mu Byahishuwe igice cya 2 ku murongo wa 1 aravuga ngo, wandikire marayika w'itorero ryo muri Efeso uti, ufashe inyenyeri 7 mu kuboko kw'iburyo akagendera hagati y'ibitereko by'amatabaza 7 by'izahabu. Ndagira ngo umenye neza ko uwo batubwira hano afashe itorero mu kuboko kwe. Uwo nta wundi ni Kristo utegeka itorero. Kugeza uyu munsi ntabwo aragira ubwo bubasha mu buryo bwuzuye, ariko yamaze kubuhabwa. Ijambo akagendera risobanura ko azamuka amanuka. Ntekereza ko n'uyu munsi ari uko agenda, kandi vuba aha aracira itorero urubanza. Hari amagambo 7 Kristo yavuze ashimira itorero ryo muri Efeso. Turasoma mu Byahishuwe ibice 2 ku murongo wa 2 n'uwa 3. Haravuga ngo, nzi imirimo yawe n'umuhati wawe no kwihangana kwawe, kandi nzi yuko utabasha kwihanganira abanyangeso mbi, nuko wagenzuye abiyita intumwa kandi atarizo, ukabona ko ari abanyabinyoma. Uzi kwihangana kandi warenganirijwe izina ryanjye ntiwacogora. Icyambere, nzi imirimo yawe. Tugomba kumenya ko Kristo yabwiraga abizera, Umwami Yesu ntabwo ashobora gusaba abari mu isi yayobye gukora imirimo myiza. Urugero ni nk'aha ngaha ibyanditswe bivuga ngo, iradukiza itabitewe n'imirimo yo gukiranuka twakoze, ahubwo kubw'imbabazi zayo idukirisha kuhagirwa, ariko kubyarwa ubwa kabiri ikadukirisha no guhindurwa bashya n'Umwuka Wera. Aya magambo yanditse mu rwandiko Paulo yandikiye Tito
igice cya 3 ku murongo wa 5. Mu Baroma ibice 4 ku murongo wa 5 Pawulo yaravuze ngo ariko rero udakora ahubwo akizera utsindishiriza abanyabyaha, kwizera kwe kumuhwanirizwa no gukiranuka. Aha tubona ko Kristo ari kuvuga abantu be. Nyuma yo gukizwa, Kristo aba yifuza kutubwira ibijyanye no gukora imirimo myiza, kandi Kristo afite byinshi avuga kuri iyi ngingo y'imirimo myiza. Mu Befesi ibice 2 ku murongo wa 8 kugera ku wa 10 haratubwira ngo mwakijwe n'ubuntu kubwo kwizera, ntibyavuye kuri mwe ahubwo n'impano y'Imana, ntibyavuye no ku mirimo kugira ngo hatagira umuntu wirarira, kuko turi abo yaremye ituremeye imirimo myiza muri Kristo Yesu y'Imana yiteguriye kera kugira ngo tuyigenderemo. Nicyo cyatumye na Pawulo yandikira Tito akamubwira ngo bavuga yuko bazi Imana ariko bayihakanisha ibyo bakora. Bene abo nabo kwanga urunuka, n'abatumvira Imana, no ku mirimo myiza yose ntacyo bamaze. Aya magambo yanditse muri Tito igice cya 1 ku murongo wa 16. Umuntu umwe niwe yigeze kuvuga ngo umukristo agomba kwirinda agakora ibyiza byose uko ashoboye. Umwami Yesu rero yari yabwira itorero ryo muri Efeso nkuko na Pawulo yavuze ngo mwuzure umwuka. Aya magambo yanditse mu Efeso ibice 5 ku murongo wa 18. Nuko kandi Pawulo akomeza kubwira Abefeso ibyo bagomba gukora nk'abizera buzuye umwuka wera. Hano mu Byahishuwe ibice 2 kuva ku murongo wa 2 kugeza ku wa 3 naho tubona umwami Yesu ategeka Abefeso ko bakwiye kurangwa n'imirimo myiza. Icya kabiri twasomye ngo n'umuhati wawe. Mbese imirimo n'umuhate bitandukaniye? Ijambo umuhate ryihishemo kandi ijambo umunaniro. Mu butumwa bwiza batubwira ko Yesu hari ubwo yageze harananirwa kubw'ivugabutumwa. Uwo munaniro ni nawe abizera bo muri Efeso bari bafite, bananijwe no gukorera umwami. Icya gatatu twasomye ngo no kwihangana kwawe. Kwihangana ni imbuto y'umwuka wera. Icya kane twasomye ngo utabasha kwihanganira abanyangeso mbi. Abefeso ntabwo bashoboraga kwihanganira abanyangeso mbi. Icya gatanu ngo nuko wagenzuye abita intumwa kandi atarizo ukabona ko ari abanyabinyoma. Abefeso bageragezaga abantu bose bazaga muri Efeso bigize intumwa. Bashoboraga kubabaza niba koko barabonye Kristo wazutse kugira ngo bamenye niba koko abo bantu ari intumwa cyangwa atarizo. Iyo babaga atari intumwa bahitaga babasaba kubavira mu mujyi. Umwami Yesu rero yategetse Abefeso gusuzuma abantu, kandi ntekereza ko natwe muri iki gihe dukeneye gusuzuma abantu batambutse ubutumwa kugira ngo tumenye niba koko ari ab'Imana. Icya gatandatu ngo uzi kwihangana kandi warenganirijwe izina ryanjye. Abefeso bararenganijwe kubw'izina rya Kristo, bemera kwikorera umusaraba, babwirizaga Kristo, bizeraga ko Kristo yavutse ku mukobwa w'isugi, bakizera ko Kristo ari Imana, bizeraga igitambo cya Kristo yapfuye ku musaraba akazuka, kugeza ubwo barenganywa kubwo kwizera kwabo. Icya karindwi ntiwacogora. Iri ni rimwe mu magambo ya Gikristo akomeye cyane. Shobora kurisobanura nifashishije urugero rwa Dwight Moody wigeze gutaha ananiwe cyane avuye mu giterane, nuko umuryango we umusaba ko yakwihangana ntasubire mu kindi giterane kuko yari arushye cyane. Moody yarababwiye ngo nananijwe n'umubiri ariko sinananijwe n'umurimo wa Kristo. Aya magambo arindwi ashima umwami Yesu yabwiye itorero ryo muri Efeso yerekana nanone amateka y'itorero yabayeho uhereye ku munsi wa Pentecote kugeza mu mwaka w'ijana nyuma y'ivuka rya Yesu Kristo. Itorero rya Efeso rero rishushanya iby'ayo mateka. Noneho rero tubona Kristo avuga ijambo rimwe ryo kugaya itorero ryo muri Efeso. Mu Byahishuwe ibice 2 ku murongo wa 4 haravuga ngo ariko rero mfite icyo nkugaya nuko waretse urukundo rwawe rwa mbere. Abizera bo mu itorero ryo muri Efeso ntabwo bari bagikunda Kristo nka mbere. Byatugora cyane kumenya uko umwuka wera yigaruriye iri torero ryo muri Efeso, kuko mu by'ukuri yari yarazanye abizera bose bo muri Efeso abinjiza mu busabane bwiza na Yesu Kristo. Umwuka wera yari yarabagejeje mu mwanya bashoboraga kubwira umwami ngo turagukunda. Ibi bishobora kumvikana nk'ibitadushishikaje twebwe ab'iki gihe, ariko nshuti yanjye ndakubwiza ukuri ko uko Abefeso bakundaga umwami byari ingenzi cyane. Kristo yari habwira Abefeso ngo mwaretse urukundo rwanyu rwa mbere. Mu by'ukuri ntabwo bari baranze Kristo, ahubwo bari mu nzira yo kumwanga. Byatugora twebwe ab'iki gihe kubyumva, kuko turi abantu bikunda kandi bashyize imbere inyungu za muntu ku giti cye, ku buryo isi yamaze no kwinjira mu itorero
aho usanga nta rukundo rukiri mu itorero nka mbere, ndetse itorero rya none ntabwo rigikunze Kristo. Efeso wari umujyi munini kandi wari ufite ibirangaza byinshi byari bitangiye kugwisha abakristo, bituma batangira gutakaza urukundo rwabo rwa mbere bakundagamo Kristo. Nyamara ntawareka kuvuga ko Efeso ari rimwe mu matorero yari akomeye mu ivugabutumwa, kuko ryari riherereye mu gace kabamo abantu bagera kuri miliyoni 25, ku buryo muri icyo gihe abami n'abandi bategetsi b'i Roma bagize amahirwe yo kumva ubutumwa bwiza. Muri ako gace ka Efeso, Mwuka w'Imana yakoze umurimo ukomeye utarigeze ubaho kuva mbere hose. Uyu munsi cyangwa mu mateka birashoboka cyane ko haba hariho umuntu wagiranye ubusabane bwihariye na Kristo. Urugero ni urwo witwa David Brainerd, wabaye umumisiyoneri mu gihugu cy'Ubuhinde. Uyu mugabo kubera ivugabutumwa yaje kurwara igituntu. Yashoboraga kugendera ku ndogobe avuga ubutumwa, rimwe na rimwe akananirwa kugeza ubwo aruka n'amaraso, akagwa hasi maze indogobe igahagarara ikamutegereza. David Brainerd yashoboraga kugwa kandi mu rubura, yaba amaze gutora ubwenge akongera akandara agasubira ku ndogobe ye agakomeza kuvuga ubutumwa mu Buhinde. Iyo yabaga ari kugenda yashoboraga kuvuga cyane ngo, Mwami Yesu, natsinzwe ariko nzi ko nawe ubizi ko ngukunda. Ngira ngo urumva ko David Brainerd yari afitanye ubushuti bukomeye na Kristo. Nshuti yanjye, bene urwo rukundo ni ingenzi cyane kuri twega b'iki gihe. Turi mu bihe aho abantu bashyize imbere amayeri atandukanye ngo batsinde ibibazo bimwe by'ubuzima. Abantu benshi bakomeje kwishingikiriza ubumenyi butandukanye kugira ngo bakemure ibibazo by'ubuzima. Uburyo bwose n'aya mayeri yose abantu bigishwa ni byiza, ariko ikibabaje ni uko abantu banatekereza ko hari icyo bene ubwo buryo bwabafasha mu guteza imbere ubuzima bwabo bwa gikristo. Inshuti yanjye, reka nkwibarize iki kibazo: mbese ukunda Yesu Kristo? Ntabwo nitaye kuri system ukoresha, ku itorero usengeramo, kuri gahunda ugenderaho, ku mategeko ugenderaho, kuko ibyo byose ntacyo byakumarira niba udakunda Yesu. Burya za system zimwe ni na nziza kurusha izindi, ariko niba ukunda Yesu, system zawe zizakora neza. Urukundo ukunda Kristo ruzatuma ugirana ubusabane bwiza na bene so, kandi mugire n'amateraniro meza ku rusengero rwanyu. Ari inkuru y'abakobwa babiri bari inshuti mu gihugu cy'Ubwongereza, bakoraga mu ruganda rw'ipamba. Nuko igihe kiragera, umwe aza kuva mu kazi. Guhera icyo gihe umubano w'aba bakobwa ntihongera kuba mwiza, kuko batari bakivugana igihe kinini. Umunsi umwe abakobwa baza guhurira mu muhanda, maze wa mukobwa wasigaye akora abaza mugenzi we ngo, mbese uracyakora? Mugenzi we aramusubiza ngo, ya, ahubwo narashatse. Uyu mukobwa washatse agikora mu ruganda rw'ipamba yahoraga areba ku isaha, ku buryo saa 11 za nimugoroba zageraga yamaze gufata ikoti ye ariho asohoka ataha. Akazi yakoraga kari gakomeye, ariko hagera igihe ararongorwa, hanyuma ntiyasubira mu kazi. Ariko rero ubuzima yaje kubamo nyuma yo gusezera ku kazi ntiwavuga ko yahagaritse akazi, kuko byari bisigaye bimusaba kubyuka mbere ugereranyije n'amasaha yabyukagaho agikora. Nuko akazinduka cyane kugira ngo ategurire umugabo w'icyayi, amuhe n'icyo yitwaza cyo kurya saa sita. Kandi umunsi wose uyu mukobwa yawumaraga akora amasuku mu nzu, amesa imyenda, ndetse yita no ku bana be babiri yari amaze kubyara. Nuko ya saa 11 ya nimugoroba yagera, aho kugira ngo yambare ikoti agende, yahitaga atangira gutegura amafunguro ya nimugoroba. Nuko saa 12 za nimugoroba umugabo akaba aratashye. Wa mugore nawe akaba yahagaze ku muryango kugira ngo amuhobere, amubwire uko yari amukumbuye umunsi wose. Nuko umugabo we yamara kugera ku muryango akumva ijwi rya wa mugore we rimubwira ngo, ese ni wowe? Kandi nyamara umugabo we azi ko iby'ukwezi kwa buki byarangiye, ariko ntibibuze uyu mukobwa gukomeza kuba mu rukundo. Impamvu nta yindi nuko akazi k'umugabo kabaga karangiye nimugoroba, n'akazi k'uwo mukobwa gatangiye, kuko nicyo gihe ku mugore cyo gutegurira umugabo amafunguro ya nimugoroba no kugaburira abana. Nyuma yaho wa mugore akoza amasahani akaryamisha abana, kandi kuryamisha abana ntugire ngo ni ikintu cyoroshye. Hanyuma akajya no gutegura iby'umugabo we azambara ku munsi ukurikiyeho. Ndakubwiza ukuri ko uyu mugore yajyaga kuryama yamaze kuruha cyane, ariko kandi ntibyamubujije kubwira wa mukobwa mugenzi we ko atagikora. Kubera iki? Kuko asigaye ari mu rukundo. Iryo ni ryo tandukaniro, inshuti yanjye, y'ubuzima bwawe bwo mu rugo no ku itorero butangiye kukubera umutwaro. Haba hari kitagenda mu mubano wawe na Kristo.
kandi iyo ubwo buzima bwombi butagenda neza n'ibindi byose birapfa. Ngiye impamvu rero umwami Yesu yari yabwira abizera bo muri Efeso ngo waretse urukundo rwawe rwa mbere. None igisubizo cy'iki kibazo ni ikihe? Mu Byahishuwe ibice 2 ku murongo wa 5 Bibiliya iravuga ngo nuko ibuka aho wavuye ukagwa wihane ukora imirimo nk'iya mbere, kuko nutabikora nzaza aho uri nkuri igitereko cy'amatabaza cyawe ahacyo nutihana. Turasomye ngo ibuka, iki nicyo kintu cya mbere bagombaga gukora. Kwibuka ni byiza cyane. Umuntu umwe niwe wigeze kuvuga ko kwibuka ari kimwe mu bintu byiza umuntu ashobora kwishimira. Nshuti yanjye, mbese uribuka umunsi wakirijweho? Mbese uribuka uburyo byari bishimishije? N'icyo umwami Yesu yari asobanuye mu buzima bwawe bw'icyo gihe? Waba si uyu munsi warakonje cyangwa urakazuyazi? Ibuka aho wari uri ubwa mbere, umenye yuko kandi ushobora no kuhasubira. Ngo wihane. Nshuti yanjye, nushaka ubyemere rwose, abakristo ba none bakeneye kwihana. Dukeneye kwihana ingeso yo kwikunda, kwiyemera no kumva ko twihagije, ndetse tukarekeraho gutekereza ko turi abatagatifu. Ihane. Kwihana bisobanura guhindukirira Kristo, kandi ubu butumwa ni ubw'abizera. Abo mu itorero bagomba kubwira abatarakizwa bakihana. Utarakizwa akeneye guhindukirira Kristo akamukiza. Iyo ahindukiriye Kristo ava mu byaha bye, nk'uko Abatesalonike bahindukiriye Imana bakimura ibigirwamana ngo babone uko bakorera Imana nyakuri kandi ihoraho no gutegereza umwana wayo uzava mu ijuru. Aya magambo yanditse mu rwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye Abatesalonike, igice cya mbere kuva ku murongo wa 9 kugera ku murongo wa 10. Ariko kandi n'itorero rikeneye kwihana, kandi ubu ni bwo butumwa itorero ridakeneye kumva uyu munsi. Inshuti yanjye, ibuka, wihane, maze uhindukirire Kristo. Twasomye nanone ngo kuko nutabikora nzaza aho uri nkuri igitereko cy'itabaza cyawe ahacyo nutihana. Kristo avuga ko azakura igitereko cy'itabaza ahacyo. Ni amatorero angaho uyu munsi amaze gufunga, andi nayo usanga yinjiramo abantu benshi, ariko siko baba bakurikiye inyigisho z'ijambo ry'Imana by'ukuri. Nshuti yanjye, Kristo aracyarinze igitereko cy'amatabaza, ariko vuba bidatinze ntazakomeza kureberera itabaza ritarekura urumuri. Mu Byahishuwe ibice 2 ku murongo wa 6 aravuga ngo ariko rero ufite icyo ngushimira, nuko wanga imirimo y'Abanikolayiti, iyo nanjye nanga. Abanikolayitini, iri ni ijambo rirerire, rikaba rinagizwe n'ijambo nikao, bisobanura gufata cyangwa gutsinda. Rikagirwa kandi n'irindi jambo ryitwa laos, bisobanura abantu. Ijambo abalayiki rikaba rinaha rituruka. Byatugora cyane kumenya abari Abanikolayitini. Abahanga bamwe mu byanditswe bavuga ko ngo Abanikolayitini bwari ubwoko bw'abatambyi bari batangiye gutegeka abaturage. Abandi bahanga bavuga ko Abanikolayitini nta hantu na hamwe bavugwa mu mateka y'itorero rya mbere. Itsinda rya gatatu ry'abahanga bavuga ko habayeho umugabo witwaga Nikolawusi wo muri Antiyokiya wahakanye ukuri kwa Kristo, maze atangiza umuco wamenyekanye nka Antinomian Gnostic. Wigishaga abantu ko bagomba gucumura kugira ngo bamenye icyaha icyo ari cyo. Abimakazaga uyu muco wa Nikolawusi bakoraga icyaha cy'ubusambanyi, bakavuga ko ngo iki cyaha kidakora ku mwuka. Mu by'ukuri Abanikolayitini batubwira muri uyu murongo bahagarariye uwo muco maze kukubwira. Itorero ryo muri Efeso rero ryanze bene uwo muco mubi wimakazaga ubusambanyi, ariko nyuma tuzabona ko itorero ry'Iperugamo ryihanganiraga uyu muco w'Abanikolayitini. Mu Byahishuwe ibice 2 ku murongo wa 7 yaravuga ngo ufite ugutwi niyumve ibyo umwuka abwira amatorero. Unesha nzamuha kurya ku mbuto z'igiti cy'ubugingo kiri muri paradizo y'Imana. Ngo ufite ugutwi niyumve. Nshuti yanjye, burya si buri wese ushobora kumva ijambo ry'Imana.
Ndabizi ko benshi bashobora kumva umuziki ariko ntibumve ubutumwa. Umwami Yesu yakoresheje iyi mvugo igira iti ufite ugutwi niyumve, kugira ngo akangure buri gutwi kose gusinziriye. Turanabizi ko hari aho Umwami Yesu yakoresheje aya magambo mu butumwa bwiza, nk'aho yavuze ngo bafite amatwi ariko ntibumva. Abo yavugaga ni abatumva mu buryo bw'umwuka. Twasomye kandi ngo niyumve ibyo umwuka abwira amatorero. Umwuka ni umwuka wera, akaba n'umwigisha w'itorero. Twasomye nanone ngo unesha, ibi bisobanura abizera b'ukuri. Abo nibo bazanesha kubw'amaraso y'umwana w'intama. Ngo nzamuha kurya ku mbuto z'igiti cy'ubugingo. Ngira ngo uribuka ko umuntu amaze gucumura yabujijwe kurya ku giti cy'ubugingo, nk'uko byanditswe mu Itangiriro ibice 3 uhereye ku murongo wa 22 ukagera ku murongo wa 24. Ariko mu ijuru twese tuzahabwa amahirwe yo kurya ku giti cy'ubugingo. Ntabwo nzi imbuto ziri kuri iki giti, ariko nzi ko imbuto ziriho ari iz'igikundiro, kandi twese nta n'umwe uzi iby'icyo giti cy'ubugingo. Hano mu isi tugira ubwoko bwinshi bw'imbuto n'imboga, ariko mu ijuru ari imbuto ziryoshye cyane kurusha iza hano. Tuzarya ku giti cy'ubugingo, tuzabaho ubundi buzima butandukanye n'ubwo tubayemo hano mu isi. Twasomye kandi ngo paradizo y'Imana, bisobanura ubusitani bw'Imana. Ijuru ntabwo ririmo imihanda ya zahabu gusa, ahubwo ririmo n'ubusitani bwiza cyane. Itorero ryo muri Efeso rero rishushanya itorero ryiza ariko ririho rigana kure y'Imana. Mu gutandukana nifuza kukugezaho incamake y'ibyo twaganiriye, kuko nzi yuko hari benshi tuba tutatangiranye baba bafatiye hagati ikiganiro. Ibyo rero bikunze kubafasha cyane kugira ngo nabo bamenye ibyo tuba twaganiriye. Mu ncamake twabonye ko Efeso ari itorero ryarangwaga n'umwete no kwihangana, ndetse batangiye bakunda Kristo ariko birangira batangiye gucika intege, ndetse tubona ko n'urukundo bamukundaga rwakomezaga kurangira, ntirwakomezaga kumera nk'urwa mbere. Imana idufashe kugira ngo natwe aho kugira ngo urukundo dukunda Kristo rugabanuke, ahubwo rurushirizeho. Reka dusenga Imana. Uwiteka Mana, tukimara kumvira ijambo, ndagusabye ngo wongere uduhe umutima wo kugukunda birushijeho. Muri iyi si tuba muri byinshi byatuma tukwibagirwa ndetse tukakuvaho, ariko tugiriye neza, wongere kandi utwemere kuko wuzuye ubuntu n'imbabazi. Mbisabye mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Urakoze gutega amatwi ikiganiro cy'uyu munsi. Ubutaha ningaruka nzakubwira ubutumwa Kristo yageneye itorero ry'Isimuruna hamwe n'itorero ry'Iperugamu. Mu gusoza Umwami arakubwira ngo dore ndaza vuba, hahirwa uwitondera amagambo y'ubuhanuzi bw'iki gitabo. Icyo cyari ikiganiro tumenye Bibiliya. Nimba wifuza kugira ikibazo, kurutera inkunga cyangwa kuduha ubuhamya, ushobora guhamagara cyangwa kohereza ubutumwa bugufiya kuri telefoni igendanwa. Inomero ni 07 81 27 90 18. Ushobora kandi kutwandikira kuri page yacu ya Facebook yitwa Tumenye Bibiliya, cyangwa kuri WhatsApp. Inomero ni 07 81 27 90 18, cyangwa kuri email yitwa umucyofm@yahoo.fr. Iki kiganiro kandi ushobora kutumva ku rubuga rwacu rwa interineti ari rwo wa#tab.tawr.org. Kanda handitse ijambo ry'icyongereza rivuga ngo languages, maze uhitemo ururimi rw'Ikinyarwanda.